Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze gusa amakuru tugiye kugarukaho ni amakuru atari meza cyane ku bakunzi b'imyidagaduro, ni amakuru atari meza cyane ku bakunzi ba muzika ya Afurika muri rusange, cyane cyane muri East Africa aho u Rwanda ruherereye. Ni amakuru rero agaruka ku muhanzi wanyu, umuhanzi mwakunze cyane muri benshi mugakunda injyana ze zirimo izagiye zibaryohera mu myaka yo hambere ndetse n'iz'ubu ngubu. Ni uwitwa Joseph Mayanja ariko ukaba waramumenye nka Jose Chameleone. Kuri ubu ngubu ni umugabo umeze nabi cyane kubera ubuzima, kubera indwara itamworoheye. Joseph Mayanja cyangwa se Jose Chameleone yavutse muri Mata 1979, hari ku itariki 30 nibwo yabonye izuba. Izina rye rero ry'ubuhanzi nk'uko nabikubwiye ni Jose Chameleone, amazina yiswe n'ababyeyi ni Joseph Mayanja. Ni umuhanzi akaba n'umucuranzi w'injyana ya Afrobeat hariya muri Uganda, akaba aririmba mu ndimi zirimo uruganda rw'iwabo hariya, agakoresha icyongereza ndetse n'igiswahili nk'indimi zo muri East Africa. Ni umuhanzi rero warugezweho cyane, wakunzwe, wubatse izina rwose araryubaka, ariko ubu ngubu nyuma y'iminsi mike rero arwaye bikomeye cyane, indwara itamworoheye, aho benshi bagiye babigarukaho bavuga bati Jose Chameleone arwaye indwara iterwa no gukoresha ibiyobyabwenge byinshi, ariko abandi bakavuga bati arwaye kanseri. Ngayo nguko rero ni byinshi bagenda batangaza kuri uyu mugabo aho arwaye bikomeye cyane. Ni nyuma y'uko rero yararembeye mu bitaro bya Nakasero hariya iwabo muri Uganda, bikaza kurangira Perezida Museveni avuze ati reka turebe uko dufasha umusore wacu, ntako atagize, umuziki wa Uganda yarawubatse, byose yarabikoze, reka turebe icyo dukora kandi gishoboka, ubundi rero turangire uno mugabo tumufashe kugira ngo agere aho bamuvura bihambaye birushijeho, birusha uko yari kwitabwaho hariya i Nakasero. Uno mugabo rero kuri ubu ngubu yamaze kugezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agiye kwitabwaho n'abaganga bakurikirane byisumbuyeho ku ndwara imuzengereje cyane muri iyi minsi, aho rwose amerewe nabi. Jose Chameleone rero yavuye mu bitaro bya Nakasero, umurwa mukuru wa Uganda i Kampala, nyuma y'iminsi 11 ababarira muri ibi bitaro arwaye ameze nabi. Amakuru dukesha ikinyamakuru Big Eye cyahariya muri Uganda avuga ko Chameleone yavuye muri ibi bitaro mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 23, nuko ko hashize iminsi 3 ahita yerekeza ku kibuga cy'indege kugira ngo ajyanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajye kuvurizwayo. Kivuga ati amaso yagaragaye ubwo Jose Chameleone yasohokaga muri ibi bitaro yari ameze nabi cyane, nyine byaragaragaraga ko atameze neza. Ari kumwe n'abarimo umuhanzi mugenzi we Bebe Cool wakomeje kumuba hafi muri buno burwayi bw'amaranye iminsi, aho Jose Chameleone ubu ngubu ari kwivuriza mu bitaro bya Arena Health Mercy Hospital byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agiye kumara amezi 3 Nyagasani n'abakimurinze. Ubwo Chameleone yajyanwaga kwa muganga, hari amakuru avuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yategetse ko avurwa mu buryo bwose bushoboka, ndetse ko ari nawe watanze ubushobozi bwo kugira ngo ajye kuvurizwa muri Amerika. Uyu muhanzi akaba afite izina rikomeye cyane hariya muri Uganda no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, iri zina akaba arimaranye iminsi cyane. Ikindi kandi
indwara imuzahaje ni indwara amaranye iminsi ifata inyama zo mu nda, yagiye ituma ajyanwa mu bitaro inshuro nyinshi, avuyeyo ejo asubiyeyo. Mu mpera z'icyumweru gishize rero uyu muhanzi yasuwe na mugenzi we w'ikirangirire muri Afurika, umunya-Nigeria Rude Boy wahoze mu itsinda rya P Square, aho yamusanze mu bitaro akamusengera amusabira kuri Nyagasani ngo Imana imworohereze. Ngayo nguko rero ni ibintu bitaba byoroshye cyane kuko ubuzima niko buba bumeze. Ikindi ni uko amakuru yandi twirukanse cyane ku makuru agezweho kano kanya ni uko umwana wa Jose Chameleone ariwe watangaje ko ngo se ashobora kuba arwaye indwara imeze nabi cyane, aho yanavuze ko ngo papa we gashobora kutazamara imyaka 2. Uyu nguyu ni Aba Marcus, umuhungu wa Jose Chameleone, yahishuye ko abaganga bamenyesheje umuryango w'uyu muhanzi ko ashobora kutarenza imyaka 2 agihumeka umwuka w'abazima mu gihe yakomeza kurangwa n'imyitwarire yo kunywa inzoga nyinshi. Uyu muhungu abimunyujije mu mashusho yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, yavuze ko se umubyara uyu munsi ahanganye n'indwara zafashe inyama ze zo mu nda bitewe n'ubwinshi bw'inzoga yagiye akoresha. Ni umusore wahishuye ko abaganga bababwiye ko Jose Chameleone adahindutse agakomeza kunywa inzoga nyinshi batazarenza imyaka 2 mu mwuka w'abazima. Amagambo ya Aba Marcus yaje asanga inkuru y'uko mu cyumweru gishize n'ubundi Jose Chameleone yari yajyanwe shishi itabona mu bitaro kubera uburwayi bwabaye nk'ubutunguranye. Ngayo nguko rero uno mugabo ni byinshi cyane bigenda bimugarukwaho bivuga yuko atameze neza, dore ko bamutegetse kugabanya inzoga niba yifuza kuba yamara iminsi myinshi ku isi. Ngayo nguko. Ikindi mu makuru agezweho ni uko Beyonce yakoze igitaramo cy'amateka mu mukino wa NFL, ni ibyatangajwe n'ikinyamakuru Igihe. Ikindi umukobwa wa Snoop Dogg yiteguye kwibaruka imfura ye ya mbere. Iby'abaririmbyi bye baserutse nk'abayisilamu n'umukobwa byavuzwe ko babyaranye. Ngayo nguko ni amakuru agezweho muri kano kanya ari kugaruka ku gitaramo cya Israel Mbonyi, aho yatangaje byinshi cyane, dore ko abaririmbyi ndetse n'ababyinnyi ba Israel Mbonyi baserutse ku rubyiniro nk'abayisilamu. Reka ngushimire cyane kabisa ko bafashe umwanya bagakurikirana amakuru yacu. Ndaje mukurikiranire iby'iyi nkuru igaruka kuri Israel Mbonyi, maze tugende tunonosora byinshi. Nakubwiye ko ngende buhakubere udushya twaharanze, udushya twahabereye twose ndaba mpari kugira ngo mbikubwire. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.